Yesu ashimwe, Yesu ashimwe ndabashubuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana iduha umugisha hamwe bene data ko twongeye kubona uno mwanya wo gufashanya mu by'ubugingo kubw'iyi nzira twatangiye turimo igana mu gihugu cyo mu ijuru. Nimaramaza cano tumaramaze. Nimaramaza cano tumaramaze tujye mu ijuru. Abataramaramaza ndabingingiye mumaramaze. Mu ijuru ni heza, ibi twizingiraho byose bitubuza kujya mu ijuru, bitubuza ubugingo tubyikuremo tubireke mu izina rya Yesu. Amen, amen. Hanyuma rero bene data, numvise nababwira ukuntu nabonye Imana ya Eliya. Nabonye Imana ya Eliya. Urabaza utese, kuki uhisemo Eliya nutubwire Enoke, nutubwire Mose, nutubwire bariya bose? Kuki uhisemo Eliya? Ndababwira impamvu nahisemo kuvuga ngo Imana ya Eliya, nuko Imana yanyigishije kuri iri jambo, yarinyeretse, irarinyigisha, ndarisobanukirwa, ndaribona rifatika gutya ngiye mu maso yanjye. Nararibonye iri jambo ryanditse muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 17 na 18. Haravuze ngo, dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa, imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Umurongo wa 18, arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Amena. Iri jambo turarivugaho, niryo turi buvugeho, niko Imana nanjye yararinyeretse, ndaribona rifatika. Niyo mpamvu navuze ngo nabonye Imana ya Eliya. Nabonye Imana ya Eliya. Imana yacu ntihinduka, Imana ihora ari imwe. Ndagushimye Imana, ndagushimye kuri Imana idahinduka. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ifite ubushobozi n'ubutware, uri Imana ifite icyubahiro, uratinyitse cyane. Kandi Mwami waratubwiye ngo nitwizera tukakwizera nk'Imana ishoboye, uzadushoborera byose. Waratubwiye ngo tukwizera nk'Imana ibasha byose, uzatubashiriza byose. Uri Imana, narakubonye ibasha byose Mwami. Haleluya. Uyu mwanya umpaye ndagushimiye cyane. He kubanjye ahubwo habe wowe Uwiteka, uganiriza ubwoko bwawe, twungurane, tugirane inama mu by'uru rugendo data, kuko kuza vubaho uraje. Urakoze, bisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nabonye Imana. Ngiye kubaha ubuhamya bw'ukuntu nabonye Imana. Twari kumwe n'abandi bantu tugenda, ryari ijoro ribi, ariko Imana yarihinduye ijoro ryiza kuri njyewe. Yarihinduye ijoro ryiza kuko Imana yaranyiyeretse, inyereka ari nk'Imana ya Eliya, nanjye ndayibona. Twari turimo tugenda, hanyuma buza kwira, bumaze kwira, namwe umugiraneza araducumbikira. Hanyuma aho hantu yaducumbikiye twari abantu benshi, hari ahantu mu gipangu hazitiwe n'uruzitiro rw'amatafari n'amabuye, nyine hazitiye, hakorotiriye, hari mu gipangu. Noneho muri icyo gipangu hari harimo ahantu hubakiye, hariho n'umuryango hubakiye, nyine twagombaga kuryama, hariho n'aho turyama nyine, ariko murabyumva ko hari aho turyama nakita nkari nk'icyumba, kuko cyariho kirimo n'umuryango hafunze, ariko inyuma yaho ushobora gusohoka ukaguma mu gipangu, udashobora gusohoka ukaguma mu gipangu, ariko hatubakiye, nko mu gikari niko navuga, ho hatubakiye, ariko naho ari mu gipangu nyine udashobora kuvamo. Byari ijoro ribi. Nzababwiraho narindi mu ikindi gihe, ntabwo nagambiriye kubabwira byaba byinshi bya birebire, nzababwira icyo gihe urwo rugendo uko rwari rumeze, ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ku Imana ya Eliya. Ubwo rero twagiye aho ngaho, igihe cyo kuryama nyine cyari kigeze, kuko hari nijoro, twari abantu b'abakobwa n'abagore gusa. Ariko abo bantu twari abantu bavangavanze, ntabwo twari abarokore, ntabwo twari abakristo gusa, twari abantu bavangavanze n'abapagani. Ndumva ngiye ko ari njye murokore njyenyine wari urimo, ninjye murokore njyenyine wari ubarimo. Noneho abo bantu hari harimo banywa itabi. Mana we, n'ubwa mbere nari ngiye kwegerana n'umuntu unywa itabi, urimo unywa itabi. Njye nagiriwe ubuntu, ababyeyi banjye bombi nta n'umwe wanywaga itabi,
ntabwo rero nigeze negerana n'umuntu uri mwunywa itabi ngo numve turegeranye gutya turegeranye gutya. Ubwo ni ubwa mbere byari bigiye kumbaho. Ariko mana yanjye, numvise ari ibintu bindenze birenze ubwenge. Ndavuga nti burya aba bantu barimo baranywa itabi turi kumwe, turi buze kurara ahantu hamwe, numva birandenze. Ndavuga nti hoya, ntabwo ndi buharyame, sinubishobore, sinashobora gusinzira, ntabwo nabishobora. Noneho mva aho ngaho twagombaga kuryama, ndasohoka njya aho navuga ngo nakita nko mu gikari, ariko nyine mu gipangu. Ndavuga nti ngenda naraha hanze, ntabwo hari hatwikiriye aho narindi, ntabwo hari hatwikiriye, murabyumva. Ndavuga nti ngenda naraha hanze aho kugira ngo njye kuranana na bariya bantu banuka itabi, bari mu banywa itabi. Mvaga birenze ubwenge bwanjye. Nawe wabyumva pe. Yesu we, ndavuga nti ngenda naraha hanze rwose, ndarara hanze. Ntabwo babwibyo hanze nagombaga gutinya, kuko nyine rumva ko hose hari hazitiye, nta bintu byo hanze byagombaga kuza ngo bigire icyo bintwara kindi. Ariko ikibazo cyaje kuba ubwo igicuku kiranishye, igicuku kinishye, imvura iratangira, birakubye, iratangira jojoba. Mana we, nta Bibiliya nari mfite ngo nsome. Nyaboneka abantu b'Imana, tugomba kwibikaho ijambo, tugomba kwibikaho ijambo ry'Imana rizagira icyo ritumarira mu gihe gikwiriye. Zaburi 119 umurongo wa 11 haravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Imana iduhe umugisha, twike ijambo ry'Imana mu mitima yacu, niryo rizagenda riturengera, niryo rizagenda ridufasha mu gihe ijoro ribi ritugezeho, mu gihe akaga katugezeho, mu gihe tutagishoboye kuba twasoma na Bibiliya. Ijambo ry'Imana wabitse mu mutima wawe niryo rizagufasha, niryo rizakurengera. Icyo gihe nifuje kuba nasoma Bibiliya, ntabwo nashoboraga kuba nasoma Bibiliya, ntayo nari mfite. Icyo cyari kimwe. Icya kabiri, hari na nijoro ntihabonaga, hari nijoro ntabwo habonaga. Imana idufashe. Ariko ijambo ryari riri mu mutima wanjye ryaragarutse, numva Imana irarimurikije. Iri jambo nababwiye ryo muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 17 na 18 haravuze ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Uyu ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Uyu ni Yakobo wabivugaga. Asaba Imana, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. 18 arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Imana iduhana umugisha bene data. Ibi bintu ni ibintu byabaye mu gihe cy'abami. Musomye Abami ba mbere 17 niho Eliya yabwiye umwami Ahabu, niho yahanuye yuko imvura itazagwa. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Eliya yateze amapfa. Bavuga ko ari we wateje aya mapfa. Ntabwo ari we wateje, ahubwo Eliya niwe wabihanuye. Amapfa yatejwe n'ibyaha by'abari abantu, bituma Imana ibateza amapfa. Ariko Eliya niwe Imana yabinyujijemo. Eliya arababwira ati imvura ntabwo izagwa. Noneho muzasome no mu Bami ibice 18 bikurikiyeho. Eliya nanone arongera ababwira ati imvura igiye kugwa. Eliya yabibwiye umwami Ahabu. Iki gihe cyari igihe cyo ku mwami wa Ahabu. Umwami wa Ahabu ni umwami wabaye umwami wakoze ibyangwa n'Uwiteka kurenza abami bose ngo babayeho muri Isirayeli. Ahabu arazwi cyane. Umugore we witwaga Yezebeli. Nongera kubisubiramo bya Ahabu na Yezebeli. Uyu munsi nagambiriye kuvuga kuri iyi Imana ya Eliya. Imana ya Eliya ifite ubushobozi, ifite ubutware, ifite imbaraga zo guhagarika imvura ntigwe, kandi ifite n'ubushobozi bwo kuvuga ngo imvura ntigwe. Iki gihe rero byambayeho bene data. Nari ngeze mu gihe kigoye kiruhije cyane. Nari maze kuvuga ko nashobora kuryamana na bariya abantu barimo banywa itabi. Ndavuga ngo ngenda bahunze, ndagiye. Aho ngiye imvura itangira kugwa. Kaga nari muzi ko mbigenza, ariko ijambo ryangarutsemo, ndiha imbaraga, ndiha ubushobozi, ndaryizera. Ndavuga ngo nanjye ndi umuntu nka Eliya, nanjye birashoboka Mana ko wanyumvira, iyi mvura ikayihagarika ikareka kugwa. Imana yarabikoze. Imana yahise ifata imvura. Haleluya. Imana yahise ifata imvura irahagarara. Aho yagiye simpazi, mu bindi bice wenda Imana yarahaguye simbizi, ariko aho narindi nta mvura yahaguye. Imana yahise yafashe iyo mvura yisubiza mu kirere, yisubiza aho yari iri. Ntabwo mvura yegeze inyagira ngewe. Naryamye aho hanze, uburyo nabaye aho hanze nahagiriye ibihe byiza.
ntabwo nzi ukuntu ijoro ryakeye, ijoro ryari riba ariko rimbereye ijoro ryiza cyane. Niyo mpamvu n'ubu ngubu ndimo mvuga, niyo mpamvu n'ubu ndi kubabwira ibyo ndimo mbabwira. Haleluya, haleluya. Nahavanye imbaraga, nahavanye ubushobozi, nahavanye ukwizera, ndavuga nti nibyo koko, nibyo koko, nibyo koko, nibyo koko. Imana ishimwe cyane iyo twizeye tugaha iyi Mana icyubahiro cyayo, tukayibwira ngo Mana urashoboye koko, irabidushoborera. Nibutse ikindi gihe twari turi mu masengesho n'abantu b'Imana abo twari kumwe, ni mu byumba muzabyibuka. Imana yarabitubwiye, Imana iratubwira ngo nimunyemera ko ndi umunyamaboko nzababera umunyamaboko, nimumfata nk'ushoboye byose nzabashoborera byose. Imana yarabitubwiye, kandi koko bafashe nk'Imana nk'inyamaboko yababereye inyamaboko, abayifashe nk'ishoboye byose yabashoboreye byose. Nanjye ndi umugabo wo kubihamya. Haleluya, haleluya. Nanjye ndi umugabo wo kubihamya. Imana ishimwe, ndacyabihamya, nzabivuga bene data. Iyi Mana niyo kwizerwa, iyi Mana ifite imbaraga, ifite ubushobozi, nta kintu idashoboye na kimwe na kimwe na kimwe. Ni twebwe tutizera. Dusaba Imana itwongere ukwizera, usaba Imana ikongera ukwizera, nanjye saba Imana inyongerera ukwizera. Imana ibaho umugisha. Simbatindira, simvuga ibintu byinshi cyane, ariko icyo nje kubabwira ni Imana ya Eliya. Iyi Mana ya Eliya niyo Mana dusenga n'uyu munsi. Iyi Mana yafashe imvura ikareka kugwa, niyo Mana dusenga n'uyu munsi. Imana ibaho umugisha, Imana iduhana umugisha hamwe. Ndagushimye uri Imana. Komeza bene data bakeneye gukomera muri iki gihe nk'iki Mwami Yesu Kristo, muri iki gihe kigoye umugenzi, muri iki gihe cy'ubukame, muri iki gihe umwijima ubuditse. Fasha ubwoko bwawe uturengere, utwongerere ukukwizera Mana, kandi ijambo ryawe ribe muri twebwe rigwiriye. Ijambo ryawe niko kuri Mana, kandi uko niko kuzatubatura. Urakoze ko wumvise, bisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen, amen. Murahirwa, murahirwa, murahirwa. Hahirwa abakene mu mitima yabo, bagahora bashaka kumenya Imana. Abo ngabo barahirwa, kuko ubwami bw'ijuru